muraho mwaramutse neza nshuti bakadusohoka bayita The Sports Info ndetse no muri rusange abanyarwanda ndabasuhuje muri aka kanya ni amakuru y'imikino agezweho mu kipe ya Rayon, ariko mbanze mbihanganishe muri bihe turimo byo kwibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe abatutsi. Dufite ingingo zikomeye kwibandaho muri iki gitondo ku tariki ya 9 Mata 2024. dore ngaya ntucikanwe. Muri Rayon ni iki cyakorwa kugira ngo ira ekipe yakaniye Rayon Bugesera FC nk'uko hari ingingo yabitangaje iyi ekipe ize kwitsinda. Umutoza utarimo kumvikana n'abakinnyi b'ikipe Rayon ko batarimo kumwumva, urumva bitazagorana kuri uriya mukino bikazabaviramo no kuwutakaza. Byakomeye cyane. Rayon ni ekipe igomba gutwara kino gikombe cy'amahoro, itagitwara ikaba ibabaje abafana mu buryo bwose. Iriya sisitemu yo abakinnyi barimo gushidikanyaho, mbese batemeranyaho n'uyu mutoza, niba yarabananiye nimba ari uko badashaka kumwumva. Ku rundi ruhande ni sisitemu ya 3-5-2, ubwo niyo umutoza Juremete yanakoresheje, ariko yakoresheje atsinda amakipe menshi cyane ugereranyije n'imikino yagiye atsindwa kugera yagera mu kipe ya Rayon. Nubwo batayumva, ahandi akeka ari abakinnyi badafite experience ku buryo wababwira ibyo gukora barangiza bakaguhakanya kandi ubakuriye. Ibaze uhakanya mwarimu nk'aho ari weho umwigisha, ese abo bakinnyi urumva bo bashobotse? Bari kurusha umutoza Juremete, kandi iyo system yarayikoreshaga nyamara ikavamo umusaruro. Nk'urugero, igihe Juremete yagera mu kipe Rayon avuga ko ari umutoza witwaye neza ugereranyije n'abandi batoza nka Zerifani, Mohamed Wade. Yatsinze imikino myinshi, atsindwa mikeya, ariko nabyo niyo mikeya ni uko batarimo kumwumva abakinnyi. Harimo abakomeye nka Muhire Kevin, burya ngo ntago akozwe iriya sisitemu. Ibaze kapitene atayikozwa, ariko ikipe Rayon ifite nk'abakinnyi beza, ndakeka ko iriya sisitemu bakina neza kandi igatanga umusaruro. Iyi sisitemu bayikoresheje kuri APR iza kuturya ibitego 2-0. bavuga ko nubwo bayikinnye neza nk'uko umutoza rero yabibabwiye, ariko ngo nabakoze ibyo ashaka. Kubera batayikoze nk'ibyo ashaka, hari karite z'abakinnyi iyi sisitemu idafitingamo, birumvikana ko Juremete ajya bibona no gupfa guhengekereza ibyo babwiye umukinnyi. Ubona mbese arimo kwinginga ndetse ari guhatiriza, mbese yanagera mu kibuga bakikinira ibyo babonye, bya bindi byo gukubita ibipira barabishota ukuntu, kandi we yababwiye uko bari buze gukina. N'umufaransa, birumvikana ko umutoza yaneze mu bihugu byiza bijyanye n'umutoza. Ni ndashidikanwaho muri make mu byo yakora mu ekipe, ku mwanzuro yafata nk'umutoza mukuru. Nubwo adafite umwungirije, ntabwo waza umuhakanya ku rundi ruhande. APR, umutoza w'umufaransa, nawe ntabamwemeraga kubera ngo uburyo bw'imikinire ye, ariko abakinnyi kubera discipline bafite n'ubundi byarangiye igikombe cya shampiyona bakibitseho. Bagitwaye Rayon yanagihataniye cyane, igashyiramo imbaraga nyinshi, ariko birangira APR igitwaye.
bose bavuga ko uyu mutoza wa EPR w'umufaransa nubwo abafana batamwemera ubona atari umutoza mwiza. Julien Mete we ntabwo ahebuzwa umutoza mwiza, ariko byanungura n'ubundi ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports bufashe umwanzuro ndasubirwa wo kuba batamwongerera amasezerano muri Rayon Sports, bakazana uwo Robertinho, umutoza ukomeye wijiga, umutoza urenze. Navuga ko afite ikintu bise ubunararibonye bukomeye cyane muri iyi mikino nyafurika. Avuye muri Simba arabona ikipe, ndetse ubu tuvugana navuga ko ishobora kuba yarategereje wenda Rayon Sports ko yamuvugisha, ariko Rayon Sports kubera n'amafaranga yari ifite ahagije byarangiye n'ubundi itamuvugishije. Iki nicyo gihe, kuko bije irenga ya miliyari muri Rayon Sports, ndakeka ko yakora ikintu, yakora akantu ku buryo umutoza mwiza yaba imufite, abakinnyi beza bafite, ndetse abo bakinnyi beza ndakeka ko batajerwa n'umutoza urenze umusaruro ikipe Rayon Sports yaba yiteze, wasa nkaho wabarumbana mu gihe nta mutoza mwiza bafite. Ariko na Julien Mete ntabwo ari mubi rwose, nta nubwo ahembwa amafaranga y'akavagari avuga ngo yajyana muri Rayon Sports crise idasanzwe. Ubwo umutoza Robertinho nawe ari mu batoza bavugwa muri Rayon Sports. Abakinnyi bo bazazana ibikomerezwa, kabone nubwo atari byiza kuzana abakinnyi bakomeye cyane, ashobora kuza akakurumbira. Nabonaga bariya ba Benjamin baje mu kipe EPR, nyamara bari bavuye mu makipe akomeye, ndetse bavuga ko ari umudefenseur uzajya ubanzamo, ko byatunguranye ugasanga byaranze. Hari igihe n'umukinnyi badafite nka shampiyona, ariko tekereza nk'umukinnyi mwaguze mutizeye neza, wa wundi muba mwakuye ahantu nk'inizanyo. Muribuka Ojera ibyo yakoze ni ibintu bidasanzwe muri Rayon Sports, nubwo wenda utari bihambaye cyane, ariko yakangaga wenda nk'ikipe y'abakeba mu gihe twahuye. Fati Ojera ni mubi cyane. Mwibuke nk'abariyo amapenalite Ojera yagiye bamukoreraho kubera karite ye yari ukwirukanka afata umupira, nubwo ikibazo cye cyari icyo kwiharira umupira, ariko iyo ahura n'umutoza muzima uzi kumukoresha neza cyane, bari bazamwumva kuko bazira option zose ikipe ya Rayon Sports yabonaga amapenalite mu kufura, ubona kugira ngo uzapfe kuyabona byagorana. Ariko nka Ruvumbu ukuntu yaje rwose yarazanye inda, ariko birangira avuye umukinnyi mwiza, bamukoresha ibyo siporo, ndetse atangira kuyumvamo ikipe Rayon Sports, birangira yabaye umukinnyi mwiza. Abanyamakuru bose bamwirahira, nyamara baravuga ngo uyu mukinnyi uje muri ikipe Rayon Sports afite indango, nubwo ngo yari Ruvumbu ngo biciye mu ikipe Rayon Sports garenze, ngo bari ku rwego rwo hasi, ngiki ikipe Rayon Sports ipfusha amafaranga yayo ubusa. Umukinnyi batizeye neza, nubwo n'ubundi mu buryo bwo kugenda kwe ni ibintu byababaje abantu, byababaje abafana. Iranyifato yifashe yarayisubiyemo inshuro ebyiri yakurikiranyije. Biriya bintu mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo baritonda kuko ahandi bahita bakunyuzaho
automatically banakurasira mu kibuga. Nubwo yagezeyo akivuga we na Kisekedi ko ngo ari umukinnyi ngo ushyigikiye uburenganzira bw'iki, biriya bintu ni bibi cyane. Ndatekereza bitaramusize n'amahoro, buriya hari ibihano byagiye bimufatirwa ku rundi ruhande, nta kuvanga politike n'imikino na football, ntabwo ibyo bintu byemewe. Rwatubyaye Abdou nawe ni umukinnyi abenshi bamushidikanyeho bati nubwo yaje muri Rayon Sport, yaje mu kipe afite imvune iramurwaza, ikipe ya Sport irabyihanganira, bamutanzeho miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko bamuguze babizi ko ari mu mvune. Ibi byasekeje abantu, bati si umukinnyi wo mu mvune tuguze. Iri kosa ni ikosa rikomeye Rayon Sport yakoze. Ubwo Rwatubyaye yari ari mu bihe byiza, birangira tutaye aratuyuba, aricyo gihe wenda ngo tukomeze tubane muri Rayon Sport, mbese twumve icyanga cyo kuba twaraguzura umukinnyi Rwatubyaye, tugashiraho tukemera tukajya muri ibyo bibazo bikomeye bibi cyane kubera Rwatubyaye. Ariko birangira dutaye mu nama, agenda tutanabizi nimba ari deal yakoze mu banga rikomeye. Herutse ejobundi banamuhaye umutuku mu kipe akinamo y'u Burayi, ariko agenda hirwe ku rundi ruhande. Ku rundi ruhande ubwo ndavuga kurindira ni wowe mukinnyi wagiye Musayiseno we ntabwo yari azi gukinisha amaguru, ariko ku mipira ya ruvumbu yamuhaga mu mitwe yitaga agishiramo neza, yagishiragamo pe, akuvuga ngo mu byo gukinisha amaguru ntabwo azi iyo biva n'iyo bijya, ariko ku buryo ngo akabi karemerwa. Nka Charles Bare ntabwo arutwa n'uyu nimba ari Musayiseno ari hejuru ya Charles Bare we baramutoraguye he, nimba umukinnyi nyabaki, ukuntu bamuzanye kuvuga ngo ni umukinnyi w'uburenze. Uzari abantu bakabiriza ibintu bakatangira mu bituma mbese tukaba tumeze nk'abari kwivamo nk'abariyo, bigatuma n'ubundi baducishamo ijisho mukeba, bigatuma bimuha imbaraga zikomeye. Hari umuntu binyandikiye mu gitekerezo, hari igihe abanyamakuru bajya bavuga ibintu ugasanga n'ubundi Rayon Sport iri guca intege ekipe, ariko mu rundi ruhande biri guha favorize nka ekipe ya APR. Ni ibintu byanagaragaye mu bakinnyi. Iyo Rayon Sport igiye kuzana umukinnyi bamukabirije ati ni umukinnyi wa danje, cyundi urazumva. Hariho numvishe ari kumbwira ngo Gatsinda ahumye bamuzanye mu ikipe ya Sport, nyamara no gutera umupira biranga, usibye guhabya gusa ameze nk'ikirere. Gukeka n'andi makuru turaza kuyasangira mu minota yaza itaha. Sante.